Muraho neza, tubashimira iteka ko mudukurikira kuri Hadi 250 TV. Ni iby'agaciro gakomeye. Njye ndi Marishali. Uyu munsi turashaka kubabwira ku mateka abantu bibazaho cyane, bamwe bakayemera abandi bakayahakana, bakavuga ko ari ibintu by'ibihimbano, ntibabyemere neza cyangwa ntibumve n'uko ukuntu byagenze. Ushobora kuba warumvishe abantu biswe Nephilim, birashoboka ko warabumvise cyangwa utarabumva, nta kibazo. Turakubereye kugira ngo tugusobanurire, tukuvire muzi n'umuzingo iby'aba bantu biswe ibihanda cyangwa se giants, Nephilim. Ntabwo nzi niba abahungu barigumuye kuri se Imana Nyagasani rurema bintu n'abantu, bakikundira abakobwa kugeza bahisemo kwibanira n'abakobwa b'abantu. Nawe ubwawe byagucanga pe, abakobwa muri beza rwose turabizi. Ni nayo mpamvu nimubona tubitaho cyane ndetse n'imitungo tukayitanga. Burya si iby'ubu gusa, no mu ntangiro mwari beza. Byarabaye, abamarayika barababonye, barababenguka, bararahira, barirenga rwose. Bavuga ko batabaho batababonye abo bakobwa, batabaho batabonye abo bakobwa. Gusa ntabwo byoroshye. Ntumbaze inkwano izo bakoye, kuko ibyo byabarwa n'uwabibonye. Ibi sinshaka kubivugaho cyane, nta nubwo ndibuze kubitindaho rwose. Byaba abamarayika baguye cyangwa se ibihangange, icyo tuza kwemeranyaho ni uko bari ibihangange. Nephilim, abamarayika baguye cyangwa ibihangange. Nawe ubwawe ushobora kubyibaza, ukibaza icyabaye n'uko byagenze. Ese ibi bintu, iri zina ryaturutse he? N'ubu buhangange byaturutse kuki? Imvo n'imvano y'ibi byose ivuga muri Bibiliya ku ijambo Nephilim. Risobanuka neza cyangwa se uryumva neza iyo usomye Bibiliya, kuko riboneka muri Bibiliya inshuro ebyiri. Ubwa mbere riboneka mu Itangira igice cya 6 umurongo wa 1 kujya ku wa 6 ubisangamo. Iyo usomye iryo jambo ry'Imana rero, kubemera Bibiliya, haravuga ngo abantu batangira kugwira mu isi, babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi. No mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana n'aba bana, ari bo za ntwari za kera zari birangirire. Uyu murongo wa 4 twongeye tuwuvuge, ukurikire neza wumva icyo uvuga, turaza kuhuza n'ijambo Nephilim. Murongo wa 4 wo mu gice cya 6 mu gitabo cy'Itangiriro. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi. No mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana nabo abana, ari bo za ntwari za kera zari ibirangirire. Uyu murongo ntuze kuwibagirwa. Kandi hanyuma ryongera kuboneka mu gitabo cyo kubara igice cya 13 umurongo wa 33. Mbere y'uko dusoma iki gice cyo mu kubara cya 13 ku murongo wa 33, reka tubanze twibuke neza yuko abahanga basesenguye cyane iby'aba Nephilim, bakagaragaza yuko ari abantu b'ibihangange babayeho mu 1871, kandi bakaba bari bashinzwe kureberera abantu b'i mu isi, ariko biza kugaragaza yuko bakunze abantu, abakobwa b'abantu nk'uko twabibonye, ndetse bimariya nabo. Rero muri Bibiliya, iyi ngiyi Bibiliya yera y'Ikinyarwanda irabigaragaza neza, ikavuga yuko ari abana b'Imana. Ariko iyo dusomye
King James Version ho bagaragaza neza ko ari abahungu b'Imana. Haravuga ngo that the sons of God saw the daughters of men that they were fair and they took them wives of all which they chose. So, iragaragara yuko ahangaha ni abahungu b'Imana cyangwa se reka natwe ngo ni abana b'Imana. Bahisemo abana b'abakobwa cyangwa se abana b'abantu bapfa, barangije barabarongora kugira ngo bihuze nabo. Rero iyo turimo kubireba neza, aba bantu bari mu gice cya Kanani. Mwibuke inkuru yo muri Bibiliya ubwo Mose yatumaga abantu 12 ngo bajye gutata igihugu cya Kanani, aho Imana yari yarabwiye Mose kubajyana nk'ubwoko bwayo. Bagezeyo bareba abantu baho ukuntu bari abantu barebare ndetse bari banini cyane, bari bafite ibigango. Iyi nkuru rero ari naho twavuze tuza gusangamo iyi Nephilim nk'izina, ndetse bano bantu muri iki gitabo cyo kubara igice cya 13:33 niho havuga hati, kandi twabonyemo abantu barebare banini, Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini, twibonaga tubamezeho nk'inzige, nabo bakabona tumeze nkazo. Iyi nkuru rero iyo usomye neza nibwo wumva icyo bishatse gusobanura. Ngo kiriya gice cya Kanani cyari kirimo abantu banini barebare, ariho ibyo byabereye byo kugira ngo abantu babashe kwihuza n'abakobwa ndetse bakaba barabyaye abantu bagiye bakomokaho. Iyo tuvuze Kanani ujye wumva ibice bya Isiraheli, West Bank, Syria, Yorodaniya na Lebanon. Abantu niho bari batuye. Ndagira ngo mwibuke neza indi nkuru ifite icyo isobanuye kuri ibi bintu. Inkuru y'igihangange Goliyati. Yari muremure, yari adasanzwe, ndetse yatitije ingabo zose z'umwami Sawuli, bituma abantu bamutinya. Uyu rero yari Umufilisitiya, kandi urebye Umufilisitiya cyangwa se Filisitian nabo bari muri kiriya gice, kuko mwibuke ko Kanani yo ifite Isiraheli, West Bank, Lebanoni, Yorodaniya nk'uko nari nabivuze hejuru. Nanone iyo urebye hari imijyi bise Pentapolis, ariyo huriro ry'imijyi y'ingenzi 5 yari irimo Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron na Gati. Aha hose rero hari ahantu abo bantu bakuriye. Rero habayeho ubwo buhangange budasanzwe. Ariko ushobora kwibaza ngo Bibiliya kuki ivuga bano bantu nk'Abanephilim ikabavuga nk'ibihangange? Nawe ubwawe ushobora kwibaza ngo kubera iki aba bantu tubafata nk'ibihangange? Iyo uvuze bino bintu ushobora guhera kuri ibi ngibi by'ingenzi, ndabivuga mu buryo runaka. Bari bafite uburebure buri hagati ya 2.7 kugeza kuri 11 Nawe reba wowe uvuga kuri muremure, irebe aho ngaho uhagaze, urebe 2.7 ubwabyo n'uwagize 2 tuvuga ko ari gasongo cyangwa se ari muremure cyane. None abangaba bari bafite guhera byibuze umugufi cyane wa wundi tuvuga nk'uyu munsi kari igikuri, yari afite 2.7. None bo bari bafite 2.7 kujya kuri 11 umva ubwo burebure bari bafite. Abo bantu rero bagiraga ubugari buri hagati ya 2 na 3 z'ubutambi cyangwa se ubugari nyine. Urumva ukuntu badasanzwe. Ibyo biri mu bintu bibagira abantu badasanzwe. Bari bafite ingano y'ibiro cyangwa se uburemere bwabo bwabaga buri hagati y'ibiro 450 n'ibiro 900. Ubwo mpita nireba nkanjye nkahita ndeba nshobora kwikuba kangahe kugira ngo ngane nabo.
none se wowe urumva bazana abantu nkawe bangaye kugira ngo uzajye ibiro 450 cyangwa 900? Ni ibintu bitangaje cyane. Ubu bwoko rero bw'ibihangange cyangwa se amajeya yabayeho, ariko mwumvishe ko babayeho mu buryo budasanzwe, babayeho mu buryo bwo kwihuza hagati y'abantu n'ibiremwa by'Imana cyangwa se abera b'Imana. Bari abera b'Imana, the sons of God, the divine. Bari abantu badasanzwe mu buryo bw'ubumana, kuko bari baje kureba isi cyangwa se kuyireberera, ariko birangira bikundiye abana b'abakobwa b'abantu barabana. Rero ibi ngibi ntabwo bisanzwe, kubera yuko iyi ngano y'aba bantu uyihuje n'ab'iki gihe, natwe twakunga muri rya rindi ry'aba bandi bavuye gutata igihugu 10 muri bo bagasubiza ngo twabonye tumeze nk'inzige imbere yabo, kandi nabo batubonagaho ko tumeze nk'inzige imbere yabo. Biza kurangira babiri bonyine aribo bavuze ngo ariko nubwo ari barebare rwose nibyo, kandi ni n'abagari twababonye koko bafite n'imbaraga, ariko nubwo bimeze gutyo twabarya nk'imitsima. So izi Nephilim cyangwa se aba ba Nephilim ni abantu babayeho badasanzwe. Wowe nawe ugereranyije n'iki gihe, aho umuhema kugira metero 2 tukumva ngo ni umuntu muremure udasanzwe, tugatangira kumufata nk'umuntu wijeya, nawe urumva icyo bisobanuye. Aba rero ni ibihangange byabayeho, ni abantu badasanzwe babayeho. Mbega isi yigeze igira abantu b'ibihangange, kandi iyo ukurikiye mu mateka koko usanga mu gihe cyashize abantu babaga bafite imbaraga nibo bayoboraga isi. None ndashaka kugira ngo tubihuze n'aka kantu. Ese uyu munsi imbaraga ziyobora ni uko abantu baba bafite ubuhangange bw'umubiri? Ese abantu badasanzwe, abantu bakomeye muri iki gihe dufite, ni abantu bafite ubujeya budasanzwe cyangwa se uburebure budasanzwe? Urebye mu bugari n'uburebure nibo bantu twemera ko bakomeye. Isi yaje guhinduka muri kinyejana cya 21, aho abantu rwose iyo witegereje usanga hakora mu mutwe cyane kurusha ko hakora umubiri. Umubiri ni mwiza, umubiri urafasha, umubiri urakora, ariko iyo uhuje n'ubwenge bwo mu mutwe. Niyo mpamvu umuntu aza akakurusha ubwenge bwo mu mutwe, agakora ibintu byinshi bikomeye, ukamwubaha kandi ukanamutinya kandi urijeye. So ntabwo nshaka ko tuza kurondogora cyane kuri iyi ngingo, ariko wumve neza ko muri biriya bihe bari intwari ndetse n'ibirangirire, kuko nibo barwanishaga inkota, barwanishaga amacumu. Urumva nawe umuntu ufite ibiro 450 ateye icumu, byibuze ubwaryo uburemere bwaryo kuntu bungana, n'ahantu ritera ni kure, niyo ryagufata nawe ubwawe ntiwasigara. Yego, ariko uyu munsi rwose tubihuje n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, twebwe ntabwo dufite guhangana n'uburebure n'iki, kuko ntabyo dufite. Ahari kugira ngo bizagaruke ntabwo nzi niba twakongera tukabona abamarayika bihuza n'abakobwa bariho muri iki gihe, dore ko uyu munsi tubafite beza. Ntabwo nzi impamvu bataza ngo babikore, wenda tuzabone abandi bantu bongera kubaho bafite ubudahangarwa n'ububasha bukomeye cyane. Ako se wumva bishoboka? Biragoye, ariko hari birashoboka, nta wamenya, kuko ibyo tutarabona ntabwo bisobanuye ko bitabaho. Ibyo tutarumva ntabwo bisobanuye ko tutabibona, ntabwo bisobanuye ko bitazabaho. Ahubwo icyo ntekereza ni uko byaba kose isi isa nkaho yiyubatse mu bundi buryo. Umuntu niyo yaba ari mutoya cyane akaba afite nk'ibisasu bya kirimbuzi, uwo muntu abaye igihangange, niwe tuvuga ngo arakomeye. Ese wowe wigeze utekereza yuko isi uyu munsi abantu baba bacungana, barebana, bacungana ku jisho, bataza kurekura igisasu, bataza kurekura ikigombe cya kirimbuzi? Ugasanga abantu none muri iyi minsi tubayeho dutyo. Ariko kiriya gihe nyine umuntu yabaga kurusha imbaraga, yaragutegekaga, yaranakuyoboraga, yanakugiraga n'ibyo ashaka, nta n'uwamuvugaga. Isi rero turimo uyu munsi niyo nziza, niko ntekereza. Wese ubyumva kimwe nkanjye, kubera ko
ushobora kuba uvuga ngo isi turimo irabishye, n'abakera bakavuga ngo isi twari turimo yari iryoshye cyangwa yari ibishye. Ariko icyo nagusaba ni ukugira ngo usige komenti kuri Hari 250 TV utubwire ese isi turimo imeze gute, ihuriye he n'ibi bintu turimo kuvuga. Ese turacyakeneye abantu b'amajeya? Ese turacyakeneye abantu banini cyane b'ibihangange? Ese turacyakeneye ibyo byose kugira ngo abantu babashe kubaho, cyangwa hakeneye ubundi buryo bw'imibereho kubera ko isi yahindutse? Urumva ko mu kinyejana cya 18 none uyu munsi mu kinyejana cya 21 ibinyejana 3 birashize abo bantu batakiriho. Rero ngayo nguko niwumva bavuze Nephilim ntuzigere wumva ari ikintu gishyashya kije mu mutwe wawe, uzumve yuko ari iryo jambo ari nicyo risobanuye naho ryaturutse n'abo bantu ariho baturutse. Noneho nurangiza ahubwo niba wumva hari ikindi ushaka kubamenyaho no kubasobanukirwaho, utwandikire muri comment tubwire ati njye ndashaka yuko mumbwira kuri ibi n'ibi bijyanye n'aba bantu, cyangwa se si n'aba ba Nephilim gusa, ushobora kumbwira nkagushakira n'andi makuru ajyanye n'ibyo ushaka, cyane cyane biri mu mateka n'ibindi bintu byagufasha. Niba rero utarakora subscribe yikore kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bya buri munsi, tubane mu buzima bwa buri munsi. Kandi subscribe yawe ni inkunga ikomeye, nta kindi tugeneye ko udufasha ni uko udukora subscribe, ugasharinga, ukarayikinga n'ibindi byose byajyana no kuba iki kiganiro kirimo gutambuka. Murakoze cyane, basabiye umugisha ku Mana. Imana ibahe umugisha cyane.